basobanuka ariko ntibataha. Abandi bose bagataha ariko bigishwa ntibataha. Abo bose babaga bataje babaga bafite kandi n'abigishwa bari barabyaye nabo bari bafite abana nabo bari bafite abagore ariko ntibataha. Inzara yajyaga ibarya bari kumwe na Yesu bagahekenya n'amasaka ya rubanda iwabo hari ibiryo bakemera bagahekenya n'amasaka ariko ntibata Yesu. Muri Luka 22:28 kirababwiye ngo nimwe mwagumanye nanjye. Haleluya. Nimwe mwagumanye nanjye ngo twihanganana mu byo nageragejwe byose nanjye mbabikirwa. Imana ihimbaza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ashimwe Yesu. Abaje ku mugoroba wo gusenga Yesu ashimwe. Amen. Yesu akamusuzugura abigishwa bari baje gushakira icyubahiro mu ngozi wabo bakamumarana. Aho bamuteye amabuye bakaba bari kumwe na Tibamuti. Aha rero arabicaza aravuga ngo ngiye kubahindurira ibyiciro. Mwatangiye akazi muri abagara. Mwatangiye akazi muri abagara. Bwari abagara. Twatangiye kugenda nabo muri abagara. Ariko aho bigeze ahangaha ibintu birahindutse. Arababwira ngo Yesu ashimwe. Sinjye bita abagara. Sinjye bita abagara. Ahubwo muri inshuti zanyu. Kubera ko umugaragu hari binatame. Hari ibyuma umugaragu atagera. Hari ahantu umugaragu atica. Hari amakuru umugaragu atumva. Mwebwe niyo mwanirije abagaragu bababwira imigani, mwebwe iyo twiherereye ndayibasobanurira. Abasobanurira icyo migani ivuga. Aravuga ngo sinjye bisabagara. Sinjye bitabagara. Ahubwo muri inshuti zanyu. Ku mugaragu ntamenya icyo shebuja agira gute ariko mwebwe ibyo data yabibyo ntarabibamenyeje. Umugaragu ugiye gusohoka ikintu cyitwa umugaragu. Umugaragu uzikora mu buzima busanzwe umugaragu ashobora gukora akazi agakora ahantu hakize agateka ibiryo byiza akabiteka inkoko akayikaraga kuko inyama z'inkoko zibaze ziribara ntayavaho zibaze zirazwi n'agasenga baboyi barakashaka kakaboneka. Katabonetse wasobanura kagiye bavuga ni inkoko itakagira. Ibyo bintu wabisobora. Umugaragu agateka agashyiramo ibirungo byose yarangiza ntanabone n'amahirwe yo kugeza ibiryo ku meza. Hakaza abantu bambaye neza batigeze bagera ku mbaho akaba aribo baterura ibisorori bakabijyana ku meza. Umugaragu yongera kugera ku meza aje gukuraho amagufa, aje kuvanaho amagufa, bazivovoye bazi. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Umugaragu hari inzozi z'abagaragu, hari n'inzozi z'inshuti. Buriya ugiye usuzuma inzozi urota uzajya usanga hari inzozi inshuti ya Yesu irota, hari n'inzozi z'abagaragu banjye. Ziratandukanye inzozi. Uko Yesu aganira n'umugaragu ntabwo ariko aganira n'inshuti. Ibishoboka. Numva nababwira ko ongera umusuzume umwe ngo gerageza ubishuti na Yesu.
reka mbabwire ibintu nka bitandatu umuntu yakora akabishuti na Yesu. Icya mbere Yesu yanga ibyaha. Wakwirinda ibyaha. Yesu yanga ibyaha. Wirinze ibyaha wabishuti na Yesu. Yesu yanga ibyaha. Yanga ibyaha ko nibyo byatumye apfa. Iyo ukora ibyaha uba usa nkaho uhinyuye igikorwa gikomeye yakoze. Iyo uba mu buzima bw'ibyaha ukaririmba n'ibyaha uri umuntu uhakana ko Yesu atagiye. Kandi Yesaya abo yaravuze ngo twamuriye tumwitegereze ngo nta gikundiro twabonaga. Yesu ashimwe. Araba ngo yashenjaguriye gukiranirwa kwawe ngo kandi igihano kiduhesha amahoro cyane ngo ni ukwemeza Yesu yikiza. Haleluya. Ikintu wakora ukabishuti na Yesu, wakwirinda ibyaha ukabirwa ukabyanga urunuku ukabyanga kuruta ibindi bintu byose uriya wazi ibyaha wabishuti na Yesu. Wabishuti na Yesu. Amen. Haleluya. 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 Wirinda ibyaha ukabyanga. Icyakabiri wakora ukabishuti na Yesu, wakwera imbuto. Imbuto zarabuze. N'abantu b'Imana imbuto zarabuze. Uzi ko zaburiye rimwe usanga izo mu buryo bw'umubiri zarabuze ariko n'izo mu mwuka nazo zirabura. Kweli yatuma ubishuti uko bivuga ubutumwa niyo wutaha. Urera imbuto zose aho ziva zikagera twazizanye hano. Urabona hano zidahari, uwano n'uwo wakandanye yakubwira ati nta kibazo gihari rwose, umukozi w'Imana ntugire ikibazo, hano zirahari. Urabona abantu barazifite. Sinireba nababona zidahari. Aha rwose zirahari. Yesu ngo hari umunsi umwe yabonye igiti ngo cyari kiri ahantu ku nzira. Iki giti cyakoze amakosa akomeye. Cyari kiri ahantu ku nzira. Niyo kosa ryane ahantu ku nzira. Icya kabiri iki giti cyakoze ngo cyari kibyibushye gishishe gifite ibibabi bitoshye. Noneho Yesu ngo kirebera kure arabe ngo kiriya giti kiri ku nzira kandi kikaba kibyibushye kikaba gisa kuriya ntabwo cyabaho kidafite imbuto. Mwatambika aza kukireba. Uzi ku nzira ni muri korali, ku nzira ni mu budiyakoni, ku nzira iyo kijya mu biti hagati mu bihuru hagati kikisha kitike nta imbuto nigira. Reka iyo kijya mu kabari ntabwo Yesu yaza gushakira imbuto mu kabari, ariko cyarashyikira n'abatizo. Icyago kiriho n'abatizo none gitangiye kujya gikora n'imirimo mu rusengero. Ibyo bintu rero byazana Yesu akaza kureba kino gihe. Ibyo byazana Yesu akaza kureba kino gihe. Iyo kigira mu kabari ntabwo Yesu yajya gushakira imbuto mu kabari. Kigiye mu kimaso ntabwo Yesu yaza gushakira imbuto, arazi ko ntazibayo. Ariko ngo cyaratanze umuhamagaro ku cyumweru kikaba gihari, kuwa gatanu kikaza
kwa gatanu kikaza noneho cyazanye n'ibintu byo kuzajya giteka n'ibitambaro kikambara n'ingutiya ndende. Bizazana Yesu kureba ibyo bintu, bizana Yesu akaza kureba niba hariho imbuto. Ariko cyambaye ibintu kikagenda kikiyambarira ikabutura kikagera mu kigashyiraho direde, ntabwo Yesu aza kureba. Arabwira ati ntabwo nahe kiriya giti ntabwo kicyakana kagenda. Aya makote twambara, izi mikoro dufata ni ku nzira duhagaze, bizazana Yesu. Yesu akunda imbuto, akunda kandi ngo nizo zigaragaza ko turi abigishwa ba Yesu. Aleluya. Nizo zigaragaza ko turi abigishwa ba Yesu. Babwira icya gatatu kandi ndege gusoza. Yesu ashimwe cyane. Icya gatatu wakora, wakwihangana kugira ngo ubishuti na Yesu. Suhuriza umuntu muri kumubwira ngo impamvu ishira ugapfa no kwihangana. Impamvu ishira ugahita upfa. Nubona kwihangana kwagushiranye jugura isano cyangwa ujye kuba ziri nubundi nabo babajije mose ko ntapfa, bamubajije ko ari bazima. Ushaka kuba inshuti na Yesu wagira ute? Ababigishwa bihanganiye izuba, bihanganira inzara, bihanganira kubona Yesu yambaye ikanzu imwe. Nta na rimwe bari bamubonye akorera Matewusi, nta na rimwe bari bamubonye yambaye ikositimu. Ibyo bintu byose barabyihangana. Haleluya, haleluya. Nta hoteli yigeze basohokana ngo baguriremo inkoko, babwira ati ni muri inkoko. Ariko ibyo bintu byose barabyihanganiye. Nta mihanda mizima yabanyuzaga, reka da. Ni ukuzamuka za Kaperinawumu, ni ukuzamuka za Elayono, ni ukuzamuka imisozi n'ibibaya. Yabanyuzaga mu miyaga iri mu nyanja, inkubi ikaza, ubwato ukabuzunguza narimo, ariko barabyihanganira. Ntibataha, barihangana. Bagira gute? Barihangana. Iyo ushaka kuba inshuti na Yesu ugira gute? Babwira icya kane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. 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 Icya kane wakora ukaba inshuti na Yesu ni ugukora imirimo myiza. Kugira ngo muri Matayo 25 yeremo ku murongo wa 32 kujya ku maboko, hari abantu Yesu yabwiye ngo nimuze mu gihugu bwanjye, ngo buramugambi bwabatunganyije ngo hereje isi itari yayo. Ngo baramubaza ati kuki udushyize iburyo bwawe? Ati hari ibintu bitanu mwakoze bituma amajiri. Icya mbere nari nshonje, nari nshonje kugira ngo uzi ko kuri konti y'umwuka ibiceri umaze kurya nta n'ikintu na kimwe kibaho. Kuri konti y'umwuka amakonte wambaye nta nacwa ibaho. Iyo mafaranga umaze kurya kuri konti y'umwuka ntacyo ugiraho, ariko niba hari igihumbi watanze nicyo ugira kuri konti y'umwuka. Inkweto wambaye kuri konti y'umwuka ntabwo bazaziguhembera, reka ntazibaho, ahubwo izo wambitse abantu nizo ugira. Muri ibintu ufite n'ibyo watanze, ibyo wambara ntabwo. Nari ndwaye murasu, nari nambaye ubusa murari, nari ndi mu nzu y'imbohe, nari mfite inyota mu mico kunywa n'imirimo itanu, hano kuririmba birimo n'ibindi nk'ibi byinshi n'imirimo itanu. Ushaka kuba inshuti na Yesu cyaka wakora imirimo myiza. Amen. Nibuka ko Koruneliyo yasenga yari afite ibintu bine afite, ariko Imana igakuramo ngo gusenga kwawe n'ubuntu, gusenga kwawe n'ubuntu byazamutse yiruka. Ntabwo bavuze gusenga gusa, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe yiyongeranye birazamuka, byabaye umwibutsi imbere y'Imana. Babwira icya gatanu. Yesu ashimwe. Wakora ukaba inshuti na Yesu. Icya gatanu wakora ukaba inshuti na Yesu mu gusenga udasiba. Haleluya, 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 haleluya. Tukiri iwacu twakoreshaga ijambo rivuga ngo gusenga no gukoresha.
ukomeje ugusenga no kugera gusenga no ukomeje rero hari ahantu uri urwuri ruba rudahagije baririmbye imwe urwuri rwo muri Niharoti ntabwo ruhagije bisaba kujya komeje kaza muri repetisiyo uvuye kugira uvuye ko niwishinga ngo bazapanga yita uzahorota uzacukumira uzananuka uburyo bw'umwuka uzarwara bwacyo uzabyimba amatama kubyimba amata hari igihe uragira inka ukabona ntihaze ikiri kubwira uyimbwirwa nuko igeze ahantu hamanuka ubona icyenda abarokore iyo bageze ahamanuka ubona icyenda bisaba ikirere bisaba koresha kandi urwuri rurakomye bisaba amen urwuri turi koresha rurakomye bisaba gucunga nyir'urwuri hari amasaha batarurimo ukagenda ugashyiramo ingana yizi ko iri kona ntabwo yuzira aho ngaho yuzi igeze mu rugo irakataburo irabata urwuri isumba iwacu bisobanuye gukwiriye gusenga n'umuntu utazongera gusenga kandi ugasenga nk'aho ari bwo bwa nyuma ugiye gusenga kandi ugasenga nk'aho ari bwo bwa mbere ugiye gusenga mujye komeje umusubizo umwe mujya komeje wishinga urwuri hano iwacu muri ADP ntabwo uzabyibuha bisaba kone kugira ngo buri rwo ku cyumweru iminota 20 tubwiriza wapimye byakunda yakome byibuze ubyuza urangije bitatu azitatu mu cyumbi wawe winginga Imana uze muri repetisiyo utwatsi usanzeyo utwongere kutwo wonesheje Imana ihimba haleluya narizaga icya gatanu cyatuma inshuti na Yesu ni ugusenga iki ubudasi ni ugusenga ubudasi n'ubu ngubu uve hano wongere usenga uze ko numva ikirere cyo gusenga kimanutse ubu wave hano ugasenga ko n'ubundi wasenga ari wahoze usenga ngo n'uwambaye inzoga zikorwamo n'izindi nzoga uriya abasinzi bisinduza izindi kone amen abwira icya gatandatu usoza Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane ahimbazwe Yesu icya gatandatu wakora ukaba inshuti na Yesu ni ugukunda gusoma ibyanditswe byera gukunda gusoma ibyanditswe byera haleluya ukaba inshuti n'ijambo ry'Imana hari umusaza ngo washaje asomera ijambo ageze mu zabukuru ngo arahuma ananirwa kujya ayisoma ngo arwara ubwoba ariko ngo yiginga umwuzukuru we arambwira ati ndakwinginze ujye usomera ijambo ry'Imana noneho ari umwuzukuru ngo yasoma muzehe akamubwira ngo komeza umwuzukuru agera ararambirwa kuko muzehe yamusomeshaga kenshi arangije ngo aravuga ngo ngiye kuzareba ahantu hari muri Bibiliya hari ishema ariho gusomera ntazongera kujya arasomesha arangije ngo areba ahantu mu masekuruza ya Yesu ngo runaka abyaye runaka aba arati nimusomera ntazongera kujya asomesha arangije ngo atangiye gusoma ngo runaka abyaye runaka muzehe aravuga ati ugaruke ati nikugira ibintu uko biryoshye wari warabibishe ibi bintu wari warabishe ko ari byo biryoshye kurusha ibindi ati ujye ukunda gusomera ibi bintu amen haleluya 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 Bibiliya yatubwiye iki Yesu ashimwe yatubwiye ngo inshuti yacu Lazaro yagize ite yasinziriye kandi ngiye kugira ngo ndagira ngo mbibutse ikintu gikomeye ibetaniya ntabwo ari Lazaro wenyine wari warapfuye oya hari n'abandi benshi bapfuye ahubwo Lazaro yapfuye ari inshuti na Yesu muri iterano harimo ibintu by'inshuti za Yesu byapfuye kandi Yesu arashaka kubizura harimo ibintu by'inshuti za Yesu byapfuye byasinziriye mwagerageje gukangura byanga gukanguka ariko Yesu
Yesu azanywe no kubikanga, azanywe no kubizu, azanywe no kubizu. Tuzamurire Yesu icyubahiro. Kandi Betaniya ni Lazaro wenyine wari hari abandi bapfa, ariko Lazaro yapfa yishimira Yesu. Marshi sinababwiye ko urugendo rujya inshuti yawe iri rutako. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka kukwinginga ngo ube inshuti na Yesu. Ndumva twasenga Imana. Wombeka amaso yanyu gusenga kugira ngo ndarenga hasi. Aburahamu yabaye inshuti n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana iravuga ngo nahishe iki Aburahamu, nahishe icyo ngiye gukora. Yabaye inshuti yanjye Aburahamu, nahishe icyo ngiye gukora. Ibintu bitandatu mvuze byatuma uhinduka inshuti na Yesu. Byatuma uhinduka inshuti na Yesu. Ushobora kuba uri umuntu mu rusengero, umuntu w'Imana, Imana niyo yakuremye, ariko Yesu akeneye ko mu bishuti. Amen. Cyambere navuze ngo kugira ngo inshuti na Yesu wirinde ibyaha. Yesu yanga ibyaha kuko yapfuye kubera ibyaha. Pawulo yavuze ko utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwawe kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka gusengera abantu muri biterane basubiye inyuma bongera kubamba Yesu, bababaza Yesu, bakora ibyaha. Yesu afite imbabazi nyinshi muri biterane. Wasubiye inyuma kuri ibyaha, usambana se, urikinisha se, kuri ibyaha bitandukanye. Sinaje hano kurondora umubare w'ibyaha. Gira umujinya w'umuranga, ubihekera abantu, uratongana, mbega uraniganyira. Aho ziba turindira ko tudakwiriye kugira ubwoba, kandi ubwoba burakwishimize ngo udafite Imana. Uri hano warasubiye inyuma, twaguhendahenda ukazamura ikiganza tukagusenya. Kandi uri hano utaranakizwa, nawe twaguhendahenda ugakizwa, ukareka ibyaha, ukaba inshuti na Yesu. Hari umuntu ugize icyifuzo cy'uko twagusengera ngo azamure ikiganza? Hari umuntu muri iterane ugize icyifuzo cy'uko twagusengera ngo azamure ikiganza? Muri iterane hari umuntu ugize icyifuzo cy'uko twagusengera akavuga ngo nanjye numva ashaka kuba inshuti na Yesu? Uyu mugoroba numva ashaka kuba inshuti na Yesu. Hari ibintu nanjye mfashe icyemezo cyo kureka kugira ngo abe inshuti na Yesu. Uri muri iri teraniro, umwuka wera akakuganirije akakubwira ngo ariko biriya wakoze ntabwo wabaye inshuti na Yesu, biriya wakoze wababaje Yesu, biriya wakoze ntibyatuma Yesu umuba inshuti. Uri muri iri teraniro ukaba ugize icyo cyifuzo, zamura ukuboko gutya, zamura ikiganza. Imana ibamugisha ndabona mwese mwe inshuti za Yesu. Bahaguruke dusenge, bahaguruke dusenge. Imana ibamugisha mwese, bahaguruke dusenge. Haguruke dufata akanya dusenge. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira. Ndagira ngo dusenge, tugiye gusengera iki? Tugiye kubwira Yesu tuti ntabwo dushaka kuba abagaragu, turashaka kuba inshuti nawe. Muzamure ibiganza dusenge. Umuntu wese yinginga Imana ngo Mana mfasha mbe inshuti nawe, mfasha ngo inshuti nawe, sinshaka kuba umugaragu, ndashaka kuba inshuti nawe. Uzamure ijwi ryawe usenge. Iyo ibintu byakubuza kuba inshuti ubimuganiriza, umubwire ati nkuramo bino bintu mpinduka inshuti nawe. Zamura ibiganza byanyu dusenge. Mana mu izina rya Yesu, zamura ijwi ryawe usenge. Mana mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti, turasenze kuri uyu mugoroba. Turumva dushaka guhindurirwa icyiciro, tukaba mu cyiciro cy'abagaragu, tugatandukana n'izo z'abagaragu barota, tugatandukana n'ubuzima bw'abagaragu, ahubwo tukaba inshuti na Yesu, tukaba inshuti na Yesu. Tuzamura ibiganza imbere y'Imana. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge. Bwira Yesu ngo ndashaka kuba inshuti nawe, ndashaka komatana nawe. Turasenze muri aya masaha, tubwire Yesu, tubwire Yesu, tubwire Yesu.
sta fombreye kando didastike sombreye pando tando nesta keka edani wisani mando pra doti tala sala wedimo etando nesta sobra dotaya wasani gesta fo etosti fome dasamira mandi baraka kugira ngo babisutina dasamira mandi baraka kugira ngo babisutina turagushimiye 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 turagushimiye. Yes, Lord. Donde estás? Donde hay fo? Donde ya sí que tobre? La nosticos amor. Icyifuzo cya kabiri tugiye gusengera, tugiye kubwira Imana ibintu by'inshuti zayo byapfuye, Imana ibisure. Niba hari ibintu byawe byapfuye, Imana ibisure. Mana mu izina rya Kristo Yesu, 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 Mana mu izina rya Kristo Yesu. Turasenga, turasenga. Imbaraga zazuye Lazaro ziracyariho, imbaraga zazuye Lazaro ziracyariho, imbaraga zazuye Lazaro w'Ibetaniya ziracyariho. Turasenze, turasenze, turasenze. Ibintu by'inshuti zawe byapfuye, byasinziriye, ubikangure, biha ubuzima, 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 biha ubuzima. Numva Imana ije muri iri teraniro gutanga imbaraga. Numva Imana ije muri iri teraniro gutanga imbaraga. Ndagushimiye Kristo mwiza, ndagushimiye ko